gore nakomeza ikiza nuko abayobozi bacu baba babibona urabanza ukihangana kagaragaza ko bikubabaje kituriza ariko iyo bigeze ahantu ukeneye gutanga umurongo urawutanga kandi umunsi navuga kuri gore sha umunsi navuga kuri gore nta n'umuntu wazongera no kumuha n'amazi yo kunywa ko gore ndamuzi nta muntu uzi gore nkanjye mu bantu bose bakoranye na gore hari abantu batatu bamuzi kurusha abandi abo bantu ndimo bazi who is gore bro nzi gore ku rwego nyine n'ibintu bya gore mba mbitse nyine by'amaskandari isuwe ndamutse mbivuze nkamuvuga uko ari neza nta n'umuntu wazongera no kumuha amazi sinabikora nyine ndamwihorera nyine narumva ariko ntacyo bitwaye nta mutima mubi I think you can do better dushobora kureka ibintu aho bigeze bikarangira BNB yaratutswe ubwo bihagarare Radio Rwanda yaratutswe ubwo bihagarare Isibo yaratutswe ubwo bihagarare Radio Disi yaratutswe ndumva abantu radio zose zimaze gutukwa ndumva nta wundi basigaje n'abanyamakuru Jarike yaratutswe naratutswe Ngabo yaratutswe nta muntu taratutswe kuko twese tumaze gutukwa ndumva nabo bahagaritse basi hari ikindi gisigaye nyuma yo gutuka abantu bose ndumva nta gisigaye so mukomeze mukunde umupira mukomeze mukunde Reyo mukomeze mudushyigikire hari umuntu ugeze kumaza ngo muri Kigali University turapanga iki ariko bana ari kumwe ngo nawe ngo mwise gore naka ari ngiye wabimwise urandenganye ntabwo nigeze mbimwita ni ibintu bihari ni ibintu yitwa ni ibintu yiswe kubera ubwe ahubwo ntazatuma abantu babivuga nyine nabyirinda ntazatuma abantu bavuga ibyo ari byo nabireke abantu tazajya muri details zabo narekeraho abantu tazajya muri zo details ntabwo tubishaka turashaka amahoro turashaka umutuzo turashaka umudendezo nta muntu ushaka kurenga aho ngaho ngo yinjire impamvu yitwa kungu ariko nakomeza nyine gukina n'umuzinga w'inzuki ibyo birambuye so turashima Imana turishimye tumeze neza ibintu biragenda ubuzima ni sawa rwose naho ibindi ntanga ariko mwagiye mureka murashaka ko ntanga mwaretse koko nange koko nange bibe ya ndirimbo ya Bruce eronoma zakurya ngiyo nananiwe ntange koko umuntu w'umugabo w'umukristo umwana wo mu batambyi ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri umugabo n'umugore umuntu avuye mu misozi miremire umwana w'umukristo umwana w'umutambyi mfite inshuti z'abapasiteri mfite inshuti z'abakristo mfite umuryango ubu koko murumva kugira ngo ngire ubushuti n'umuntu nayizanye birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano oya nukuri nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo nukuri kw'Imana ibyo ntemera ntago byatuma umuntu nyine anyitunira ngo mbimwemerere ako nyine nge nananga gasuzuguro nukuri nanga gasuzuguro iyo umuntu amenyereye ntago bikunda ntago mbikunda buriya nge naramwihanganire ariko ntago ngo ibintu byo mu Rwanda gisinge bisobanukirwa bimwe na bimwe ariko nawe ngo mu bihe bitandukanye bakaba nawe ngo bajya bamuserereza bakamwita amazina atabaho ibigarasha FDLR oya ngo nikisekedi ngo Tshisekedi ngo yaravuze size umunyamakuru bamubwira ati ngo hariho bavuga ko telefone avuga ati Mpakisekedi ngo Mpagisegetu ngo tuvugane
gisegeti wazarendo ariko usibye ibye na Jarike ariko ibyo na Rugaju byo nabonye byagiye ku yindi level. Ubwo wenda ibi bintu ariko ibi bintu ngewe sinzi kuko ubushize twari turimo tuvuga hano ko RMC yihanangirije radiyo Isibo na SKFM. icyo gihe rero nabo bari barimo baraterana amagambo bo ku giti cyabo, aho umuyobozi wa SK yavugaga ko hari itsinda ry'abanyamakuru ba Isibo ngo ashaka yahamagara Jado ngo bakarara babirukanye. Noneho abitwa ba Simbi garukaho baravuga ati really watwirukana with one call, bati ngaho bikore, we dare you dare. Agenda yo kunteranya n'abantu ibyo umuntu wese uvuga ko mbirimo abizi ko ari agenda yo kunteranya n'abantu ibyo ababizi turaziranye. Rurenze arashinjwa iki yakoze iki? Nanjye nicyo ndikibaza, nicyo nabazaga nyine ndi kubaza byagenze gute. Ubwo iyo ni party yanjye ku bya Jarike ndi mu kiganiro sibyo, mbona Jarike amaye felicitation, mbona arimo aravuga ngo gusimbuye Ngabo Robin ngo ari umukozi ngo wakoze no kubanza kumushimira just, arimo akonfirma imbere y'abantu 180 bamukurikira n'abandi algorithm iri buze kubyereka ko ndi umuvugizi wa Rayon Sport mushya, ko ndi umwanditsi w'imbuga za Rayon Sport mushya. Arimo arabibwira abantu, arabizi ko amaze iminsi ari conspiracy yo kubinshyiramo, ngambaniye Ngabo ndashaka kujya muri Rayon mfitemo akazi. Ibyo se ni ibiki? Mwese ubwo icyo kintu urumva kiri cyo se namubaje kije inbox n'amazi Lucas, what is this? Ati bikisi ibintu wabyanditse nibyo ntabwo wagwakinze, ati ntabwo wamakinze ngo just hari umuntu ngo warumbwiye ngo nayi numvishe. None se urabizi ko iyo conspiracy yo kunsindiranira muri Rayon Sport sibyo? Ntubashije umuntu wo muri Rayon Sport n'umwe, nanjye ntumbashije ngo ubwire ko ari byo urukuma felicitation. Yesu ubwo ibyo nabyakira nkaho ari ibintu byo nukunyubaka cyangwa nukunsenya. Ibyo nubaga ariko aratina nimero yawe cyangwa nukunsenya. Yarafite nimero yanjye turavugana. Ndagira ngo aho ngaho mubwire amakosa nakoze, ukeneye kunyataka no kunuka anuka afite icyahereyeho. Aha Musangamfura Lorenzo arimo agaruka kubye na Jarike. Ndakuvuga ngo we yafashe uwamukeje yamukeje nta kibazo bafitanye, kandi urumva avuga yuko bamukeje nta kintu bashingiyeho, ahubwo bashaka kumugaragaza nk'uwabaye umuyobozi mushya cyangwa umuvugizi mushya wa Rayon, kandi atabishaka. Hari na conspiracy zashaka kumushyiramo atabyumva. Hazamo ukuntu nyine umuntu aba yararangije kubona kuri iyi mihanda ashobora guhutazwa n'abantu batari bakeya, bityo ikimujeho cyose hari ukuntu aba ashobora kuba yiteguye, ahora yiteguye kucyakira mu buryo bwa defensive. Urumva umuntu ashobora kugukorera akantu katari keza pe, sibyo? Nk'uko nguko abisobanuye neza Di Lorenzo, kavuga ati none kutabajije utwo n'utwigora ubundi twagombaga kuba twabayeho. Ariko muri siporo cyane cyane no mu yandi makuru hari source ushobora kugira yakubwira ikintu ugahita uba convinced ko ari cyo koko, sibyo? Noneho wabona wa muntu akoze ikindi kintu kiri mu mujyo w'ibyo bakubwiye, bikarushaho gutuma utekereza gukonfirima nyine. Urumva ndaje ndakubwiye nti Derrick wenda asigaye ari umunyamakuru mushya wa BNB, ni urugero. Noneho like simultanément like suddenly nyine nk'ejo nkakumva mu mpumeko iwacu bagutumiye aza umutumirwa, njye ngahita mpostinga ni felicitation Derrick, you joined that team. Urumva ubwo nari nsanzwe ejo nari mfite amakuru y'uko n'ubundi ushobora kuzajyayo. Mu mutwe wanjye nshobora guhita mba convinced ko nyine ari ibyo bambwiye ari byo. Urumva noneho ngahita nkubwira ni congratulation, kandi wowe wenda hari ibyo utaraganira neza n'abagirishya na Jarike. None ugahita uza kunyataka, ninde wakubwiye ko wigeze ubaza BNB, wigeze umbaza? Urumva
ni aho ngaho nk'iyo birumvikana. senari. Hanyuma rero reka ndenzeho akantu buriya muri icyo kiganiro hari ukuntu mu minsi yashize twigeze kuvuga kuri Lorenzo, njye ntanafunze ngo ndi kukubwira nti ngewe umuhungu ndamuzi twariganye za high school, urumva hari ibintu bamuvugaho simbyemere, urumva. Hanyuma nyuma Lucas, impamvu nkubwira ngo nta n'ikibazo bafitanye, twarahuye na Lucas arambwira ati Lorenzo yambwiye ko hari comments mwamukozeho ngo ataryohewe nazo, muganire niba muziranye mwumva ukuntu ibyo bintu mwabyabureje. The guy mfite nimero ye n'ubundi ndi kubwira ko tuziranye, ndamuvugisha, ariko mu gihe twaganiriyemo n'ubwo bwose nyine n'ubundi resulta yabaye nzima, ariko hari ukuntu byagoranye mu gake, kandi numvaga ngewe atari ibintu bigoye cyane, ko hano tugerageza kuba balanced, ishu tugiyeho turayibalansa kweri, ku buryo ari umuntu ufite conscience nzima yanabyumva ko turi mu kazi kandi ko nta kintu tugamije cyo guhutaza umuntu uwo ari we wese, urumva. Ariko byaragoranye kuri iyo ngingo kubyumva, ariko birangira abyumvise cyangwa se abyumvise buhoro bicaho. Niyo kesi rero ndi kubona n'ubu ngubu ubu Lucas n'ubundi yari yamubwiye nk'umuntu bisanzuranaho cyangwa se bafite ibyo bahuriramo by'akazi, ku buryo yamubwira ati abahungu b'iwanyu se ko byagenze gutya tubigenze gute. Lucas yari yanambwiye ati nimubishaka mu mutumire, undi ati mweze murantumira mu biki ko mwarangije kumvuga, ngewe ati namwe ahubwo muzaze kuri cano yanjye. Okay. Ubwo uwo ni Jean-Luc ndetse na Lorenzo. Hanyuma hari kesi ya Lorenzo na Rugaju. Karimo ndikisekete ngo mpoki rero ejo nababwira karimo ndikisekete ngo mpoki sekete tuvugane ese uravuga ngo ndiho naho bagiye nta muntu wagombaga avuga ngo mbwiriro kisekete umuntu umunyamakuru uretse ukora igitangazamakuru cya leta uranga ibyo ni ibiki ndi umwaza rero n'intera hamwe ndikisekete hari uwo nasubije sinabyihoreye Lorenzo nigeze hano ngo nsubize reka tubirekeye mbese nakoze iki muri iki gihugu nicyo turi kuvuga. mumbwira umuntu n'umwe RMC ntirantumiza na rimwe natatse umuntu, ntiransa ibisobanuro natutse umuntu, kandi hari abikora ikoraho amastatement. Sindatuka umuntu n'umwe muri media, sindataka umuntu ngo nigiye nagiye mu banyamakuru bahamagajwe rusange ku byabereye i Bugesera nogeje umupira. Ikibambazaga niki nta kintu wavuze kinsitinga abafana ku buryo batera amabuye, ntacyo basanze. Nta kibazo mwatuburandize nk'abanyamatiku, mwatuburandize nk'abanyabibazo, ariko uyu munsi niba RMC bihaye umurongo reka tuzabirebe. Ako ni akandi turi buze kugarukaho gato. Akahe? Aho ngaho niho aragiye kubwira guha abantu ultimatum ko yabirukana with just one call. Uyagiye ndi kuba nyamakuru iby'abakire byo byihorere, kuko buri mukire navuga ikintu tuzagira ngo abayibeshye. Aha. Terezo, umukire nakubwira ikintu ukumva arakivuze, ntuzigere utekereza ko yibeshye. Kandi uri umukozi ugatekereza ko uziranye n'umukire kurusha umukire mugenzi we, uba kwibeshya kuruta umuntu wese wigeze abaho. Babyita kwiringira kwibeshya. Abakire bafite ahandi hantu bakorera inama, bariganye bafite ahantu bahurira mu nama z'abakire. Wowe uraho wagutakazaho amafaranga, uriya mukire ashobora kwinjira muri cycle y'abakire ataramenyanye n'abakire, ntabwo bishoboka. kandi baba baramwemereye bati ngaho zamuka. Yewe rero umuntu wakerense ibyo umukire yavuze nagufata nk'umuntu ufite ikibazo, keretse wenda kongera kwicara bakabireba bagasanga atari ngombwa, cyangwa se bifite ukuntu bitagaragara kinyamwuga, cyangwa byabangamira akazi kabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyine harebwa ibintu byinshi, naho ibyo kuvuga ngo ntiyabikora, yabikora cyane. Ahubwo njye mbona yabikora rwose. Ubwo aho nyine twari turi kuri kesi ya Lorenzo na Jean-Luc, hanyuma tuva kuri Lorenzo tujya kuri Rugaju. Noneho Rugaju we akavuga amagambo ntumenye rimwe na rimwe n'ibyo avuze,
ukumva azanyemo ibintu ngo gore ngo umutambyi ngo kandi ngo jyewe ngo umusozi miremire njyewe ntabwo nabisobanukiwe. Ariko mwagiye mureka, murashaka ko ntanga, mwaretse koko nange koko nange bibe ya ndirimbo ya Bruce ntange koko umuntu w'umugabo w'umukristo, umwana wo mu batambyi. Ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, umuntu avuye mu misozi miremire, umwana w'umukristo, umwana w'umutambyi, mfite inshuti z'abapasiteri, mfite inshuti z'abakristo, mfite umuryango. Ubu koko murumva kugira ngo ngire ubucuti n'umuntu nayizanye, birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano. Oya sha, oya nukuri, nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo, nukuri kw'Imana. Ibyo ntemera ntabwo byatuma umuntu nyine nyituniraho ngo mbimwemerere, ako nyine nge nanga agasuzuguro, nukuri nanga agasuzuguro. Iyo umuntu amenyereye ntabwo bikunda, ntabwo mbikunda. Buriya nge naramwihanganiye, ariko nakomeza Imana imuhe umugisha. Mureka, murashaka ko ntanga, mwaretse koko nange. Vuga ku mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul. ubu ngubu akaba umunyamakuru w'igihugu w'igitangazamakuru cy'igihugu, bamwita Rugaju Regan. ngira ngo yongeye kugaruka mu itangazamakuru ejo bundi ubwo bavugaga ko hari aho yahuriye na APR ndetse na RDF mu kunyereza amafaranga. Ibyo biza gutuma yerekeza hariya ku Murindi muri gereza ya gisirikare, ariko ku bw'amahirwe akomeye cyane ndetse n'umugisha utabaho biza gusoza we atashye. Ubu rero yongeye kugaruka mu itangazamakuru muri ubu buryo, aho arimo guterana amagambo nyine n'abanyamakuru bandi, ariko umwihariko ukaba uri kuri Musangamfura Lorenzo. Nyuma y'ibi twaje kubona ayandi makuru, ariko agafite source yizewe tudashobora kutangaza ko ari byo. Bavugaga yuko ngo ikigo cy'igihugu ngo cyarebye kikareba izo ntambara kitazijyamo, ngo hagire umuntu uzijyamo ari mu izina ryacyo. Noneho ngo ikigo cy'igihugu nyine ngo gifata umwanzuro. Uwo mwanzuro rero turaza gutegereza ibyawo na confirmation, cyangwa mu buryo bweruye tumenye niba koko ari byo. Gusa igihari nuko nyine izi ntambara ubundi ziba ziri healthy, niba ariko umuntu yabivuga, ziba ari ngombwa, ariko hari aho zigera zikarenga umurongo, kuko iyo ngombwa ishingiye ku biganiro, igashingira ku kuryoshya ibintu. Ibi ngibi birazamura amazina y'ababikora, rimwe na rimwe niyo mpamvu ubona hari abatabireka buriya nubwo batabitubwira, kuko nk'izo radiyo twavugaga mu kanya katambutse, bino bintu zirabikora cyane. Ni ibintu bituma nyine rubanda rwongera kubyuka rugakanguka rugakurikira. Ibyo rero bikaba nabyo ibigize igice cy'ikiganiro no gutangaza inkuru, ariko bijyanye n'imiterere y'u Rwanda, bijyanye n'imiterere ya politiki y'igihugu. Hari aho bagera bakisanga bamaze kurenga, cyangwa bagiye kurenga, cyangwa begereje kurenga umurongo. Iyo rero urenze umurongo, amategeko ahita gukurikirana hano. Gusa mu bindi bihugu, nubwo wareba muri Amerika, nubwo wareba muri Kenya, nubwo wareba muri Uganda, nubwo wareba hehe hose, izi bato zibaho ku buryo zibyara ikintu kinini. Nibyo twatekerezaga ko abahanzi barimo Bruce ndetse na The Ben bakoze, dutekereza ko bazanyiriya ari kira kintu gisa no gushyamirana, kugira ngo bongere kubyutsa rubanda, ruhaguruke rufane, nirumara guhaguruka rugafana, bibyazwa amafaranga. Kandi byarabaye byarabaye, ariko ntago babigejeje ku gasongero. Buriya bafite ukuntu babipfubijemo aho ngaho. Oya, n'ubundi kuriya ni ukubijera neza. Ngewe ku bwanjye numvaga bakabanje bakabizamura gake, bikagera ku rwego rwaho polisi bayiha akazi. Uzi akazi baha polisi? Niba Bruce aciye ahantu, bazi ko The Ben ari buca ahantu, polisi igahagarara hagati. Icyo gihe amafaranga bagiye kuboneka.
ntabwo nshyigikiye kuko kubigeraho mu bindi bihugu hano mu karere umuhanzi runaka agiye guca ahantu n'undi ari buhaca cyangwa bose bari buze muri iyo event polisi ifite akazi katarabaho ngewe ntekereza katarabaho polisi ifite akandi kazi yakwitaho twifitiye amahirwe y'uko ibyamamare byacu dufite ukuntu tubanye nabyo nta n'umutekano mukeya uba hano ku buryo bavuga ngo biri ngombwa ko bitwaza ngo polisi ngo iza kurinda nabonye baba bifitiye ababawunsa babo oya ntabwo polisi iza kurinda umuhanzi iza kurinda abafana umutuzo gutuma habaho umutuzo hagati y'abafana ku buryo nk'iriya arena ijyamo 10,000 aba beni baza ari 10,000 cyangwa 15 bidashoboka ko aba melody bajyamo noneho melody yaza anasaba avuga ati mwagiye muduhana stade Amahoro akaba afite icyo ashingira avuga ati ubushize twagiye mu gitaramo twagomba gukuriramo bato ya The Ben nanjye bisoza ba The Ben buzuye abanjye bataraza rero ibyo nyine buno bwoko bw'ibiganiro bundi rimwe na rimwe ahandi usanga hari ukuntu bijerwa bikaba bifite akamaro ariko inangaha umuntu w'umugabo ava mu kazi ngo nuko bavuze yuko ngo ari gisekedi hanyuma suhita ubawe none se akava mu kazi uriya wavuye mu kazi nuko bamubwiye ko ari exfar ngo bavuze ngo uri exfar iyo babikubwiye uhita wigendera urabona nababwira utuzi kwitegereza ahubwo ariko hano harimo abantu niba batangiye kugira ntabwo wamenya ikintu bari gutinyanamo njyewe ntabwo nshobora kujya kujajinga icyemezo cy'umuntu mu gihe yumvise ari menase ari threatened urumva threat izanwa n'umuntu bitewe n'uwa threateninga akaba ari ushyira ku munzani akavuga ati ese mfite impamvu zo gutinya mfite impamvu zo kugira ubwoba iyo rero uwo muntu yemeje ko azifitiye urumva ntabwo ngiye najya kuvuga ngo izo mpamvu ngo ntabwo ari zo ngo watinya ubusa ahaha wabyihoreye wumvise mbabarira ujye kuri ntuza wumva ukuntu abo bahungu nubwo bavuze ngo abakire ntitubavugeho oya ntabwo nakubujije kubavugaho ahubwo nakubujije gukerensa ibyo bavuga bavuga ko bidashoboka umukire kubera rero ayo magambo ya za gore numva uri kuvuga n'inyuma bazanyemo n'indirimbo ya Bruce Melody hariya natinyemo watinya iki se abo bantu ntibahari none se mu by'ukuri uyu muhungu bamuvuzeho bavuga ngo yasabye agacupa ngo ni n'undi mubano ngo umuntu witwa wa mukobwa wa muhungu wigize umukobwa ntubyibuka asaga Eric ejo nawe nabonye arimo gutanga indabo kandi yagomba kuzihabwa ahubwo oya yazitanze zohereza no mu ijoro ngo kuko umuntu we ngo yagiye mu ijoro aho ngaho byari bikwiriye byari bikwiriye hanyuma inyuma y'ibyo ngibyo kuza kumvikanisha ko ngo umutambyi nawe yasabwe ko baca inyuma umwana w'umutambyi wo mu misozi ni bombe afite inshuti z'abapasiteri kandi nawe akomoka ni bombe atomike ariko uyu mugabo nawe ni umurwanyi reka kuba umugabo bisobanuye kurwana anyway yabyitwayemo neza uyu nguyu Lorenzo yego ni umurwanyi igihe namwemeye we Lorenzo n'ubundi is a fighter ngewe hari n'ibintu bajya bavuga nuko bigomba kugenda buriya muri bari abantu nyine ubwo bajya inyuma n'iki byose akenshi bafite n'ukuntu ushobora kubareba no muri characters zabo ukaba wabibasomamo ariko Lorenzo atari no kongera kumuvugira n'iki byose wari ukuntu avuga ukumva nyine abijwi abe articulation kugerekeranya ibitekerezo nuko abikurikiranya ni umuntu w'umugabo wihagararaho nyine afite ka kantu kumva ko ku buryo ibyo bihagije Tereza ntabwo byaba bihagije ariko nako nta kandi kantu wagenderaho urara ukuntu abandi bantu buriya bajya hari inyuma hari ingingo yitwa ubukene
hari ukuntu abantu ngo baba yaje barisaba. guhatira abantu kwisanga muri iyo mihanda nuko se baba ukaba babishaka cyangwa batabishaka. ku buryo se wajya guhigira ubukire kuri Rugaju? No, ku buryo wajya guhigira ubukire ku wagutumye gukora ibyo. Uwagutumye akaba yakubwiye ati aho bizashoboka wowe aho uzagera hose ukabona bemera ujya unkorera akawunti gusa, wowe ujya unyereka uti hano byaciyemo. byaciyemo, hano birashaka gucamo mume itike hano birasaba ibi. ku mbuga rero ejo bari bakije umuntu witwa Kazungu aravuga ati RBA yarangije gufata icyemezo. bariya abantu bakuri ziriya mbuga nabo kubizera biragoye, biba bigoye. baravuga ati ubwo ayo magambo yarangije gutuma hari icyemezo gifatwa, atamaze kwirukanwa. Rugaju Rigani ngo amaze kwirukanwa kuri RBA burundu. ngo ati mbega inkuru mbi, umusore wavugaga agaceceka ari uko asinziriye koko aragiye. umve n'akantu yavugaga akajya guceceka ari uko aryamye. ati RBA ahaho yerekanye ko ari igitangazamakuru cya leta. iyo suruse ntabwo yizewe, ntabwo iba ibyo yizewe. ntibivugirwa ku muhanda hataza uyu muntu ngo nigiriyeyo ndavuga nti nibyo se. urumva umwe mu bantu bakorana nawe aravuga ati rekana n'ibyo ngibyo, barabeshya ati ni igihuha, ati ni ibihuha. kandi uriya ni umwe mu baresponsable rwose, ntabwo yajya kuvuga ibitari byo. ngayo gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo tumaze kubimenyera, ariko kubera iki biba muri siporo cyane kandi mu myidagaduro, hari ibiganiro by'imyidagaduro bibaho, ni naho usanga abantu nabo bahuriye ku mihanda muri ntuza zigiye zitandukanye, muri saga zitandukanye nk'ihangana ry'uwo The Ben na Bruce Melody. urabizi ko nabyo byari byazamuye n'ubwo wari uri kuvuga ngo byageze ngo hafi, ariko ibintu byari byatangiye kuzamo abandi nabo wakwita ngo ni abakire. urumva bavuga bati hari amafaranga yari yaratanzwe kugira ngo haharabike umuntu witwa The Ben. miliyoni zageraga ngo ku 8, ukumva byabaye ibintu bya danje. ariko nta bintu bya danje biba birimo. Oya. nuko abantu badafite uburyo bashobora kuganirira mu Rwanda ngo birinde kuza gusitara ku mateka yakomerekeje igihugu. ariko ubwo buryo buhari, ibi bindi bisigaye nta kintu bivuze. ntese babuza abantu kuvuga? ntabwo babuza abantu kuvuga, kandi abantu bavuga ibibajemo. none se ko umuntu abyuka mu gitondo akarema inkuru, niba umuntu mu gitondo abyutse akarema inkuru akavuga ati wenda uwo munyamakuru twavugaga asaba ko inyuma ku bagabo, ntabwo ushobora gusanga Rugaju atari we wayiremye, yararemwe n'undi muntu Lorenzo akisanga agomba kwisobanura kuri ibyo bintu bamuvugaho. ariko si ibyo gusa bavuga, si ibyo ngibyo kuba ari umutinganyi gusa bavuga, baravuga ko ari Bazarendo bakamwita Kisekedi. so nawe umukoro afite si ukwisobanura gusa, bibaye ari ibishoboka yaba afite umukoro nawe wo gushaka opposite y'ibindi bivugwa kuri bariya nawe akabizana. gusa ni umurwanyi. ubushobozi bwo guhamagara muri iriya radiyo, urumva ntibarareyo, ayiswera ntabikora, ndabifite. umubano wanjye nawe udafite aho uhuriye n'iby'akazi, njyewe nahamagarayo kandi ntiyago yarara. tateye igiti igihe kirageze ngo abantu bamenye ukuri kwa nyako. ubwo nabasubiza karenzi kiragapira hasi ukuri nahamagare ukabanda bosi wacu umubwira uti inshuti yanjye baramvuze irukana mikoro atwirukane live rwose uvuga uti duhite twitaye tureka akazi dutahe pe. mutangazaji ari kumwe na Faustin na Leonidas, bati ngaho kora tsega. ngewe ntabwo ashobora gukerensa
sinshobora gukerensa ijambo rivuzwe n'umukire. Ntabwo ari ryo uri kubikerensa, abo byarebaga bahise babikerensa live. Nyine kubikerensa live bafite ibintu byinshi birengagiza. One ashobora kutabirukana bose icyarimwe akajya agenda umwe umwe, niyo yashyiramo interval y'umwaka. Goriya yaba yigeze, kuko mu mahame n'ibijyanye n'amakozi n'amasezerano n'ibyo byose ugiye kubireba biragoye ko hari umuntu wahamagara keretse wenda ari nko mu biturika cyangwa mu rundi rwego akavuga ati ibyo bintu bibangamiye ituze rya rubanda, abo bantu ntibava aho ngaho. Ariko umuntu usanzwe gufata telefone agahamagara byaba byirengagije amategeko menshi yaba yishe ashobora gukurikizwa, bikaba wenda byamugarukira ari ikiguzi kinini, ariko yabishatse akabyiha nk'intego nk'uko yihaye intego yo gufungura radiyo akaba ayifite. Wamenya se nuko byagenze. Ndashaka guhindura kariyeri. Wowe ukajya mu biki se kandi? Nkajya mu itangazamakuru rya siporo, kuko ariryo rya nyaryo se. Ahantu henshi haba hari amatiku haba hari n'amafaranga.